Osimhen iyo ari muri ekipe imeze neza n'undi ni umuntu wumva system yo gukina tapins bakavuga ngo Osimhen guma ku izamu rya adversaire imipira irahagusanga uyitsinde. Ikindi kintu ntari buhurizeho na Shafi nuko Osimhen ni umuntu ushobora gukora movement ndende n'umupira kandi akawugeza ku izamu. Sinzi niba mwibuka igitego yatsinze ikipe y'igihugu Amavubi muri umunsi igihe Nigeria iheruka gukinira hano adutsinda igitego akuye umupira muri centre. Kandi sinzi wenda cyo kubanga Amavubi mukabanga Amavubi aroroshye ariko ikipe n'inkindi nayo ni ekipe ikomeye. Umunsi Claude yaramuvunnye anasiba match nkazingahe ariko Osimhen abantu bashaka highlight barebe ikintu cya mbere mwemerera afite adaptation yihuse kuri systeme zitandukanye. Osimhen n'umusaba gukinira hagati kuri Harry Kane akina Osimhen arabikina. N'umusaba kujya imbere y'izamu agakora tapins Osimhen arabikina. N'umusaba gufasha defense gukina arabikina. Nta kintu kimwe je Osimhen kubwanya mufata nk'umwe mu bataka beza isifite sinzi niba navuga ngo 5 cyangwa 10 ariko n'umwe mu bataka beza isifite kuko iyo ugiye mu mubare w'ibitego. Nose uyu mwaka aravuga ngo Gyökeres yakinye match 33 atsinda ibitego 12. Osimhen akina match 22 gusa 22 zonyine atsinda ibitego 15. Iyo accuracy yo gutsinda ibitego kuri uru rwego umuntu yatakubaza ngo hehe muri Turkish Premier League ntabwo ari champion yoroshye. Nose Galatasaray ntabwo ntiyaje gatsinda Liverpool muri Champions League. No, ni Liverpool se yari imeze ite muri champion nayo. None se yasoreje ku mwanya wa kangahe ntiyaje muri Big 4. Iyo Liverpool regari yatsinze Arsenal ushaka kubyibagirwa nta kwezi ko ari guciye Liverpool itsinze Arsenal ihuye na Galatasaray irayikanika itsinda igitego kimwe. Kandi champion ya Turkiya ari ukuntu nayo ubwayo iri kugenda yegera imbere. Ntabwo ushaka kumbwira ngo okay twirengagize bya Turkiya dusubire inyuma muri Napoli. Osimhen yavuye mu Butaliyani Osimhen yavuye mu Butaliyani abari mu top scorer. Erega utazagira ngo natwe turazana watozaga Liverpool inde Liverpool kandi maze kuba ko yari yatsinze Arsenal. Nyine ikintu uri kuvuga kandi yaje muri Big 4. Nyine niba ari ibyo kujyana muri Champions League ko izayitsinze za Galatasaray natwe tukubwira umutoza watozaga Liverpool uyu munsi niba haje undi mutoza mushaka kubwira ngo iminota 30 niyo bakina gusa. Icyo nshaka kukumbisha nuko Osimhen ntabwo ari umukinnyi wo kuvuga ngo ni umunyafurika ngo ni kawaida ngo yaba ya top scorinze chat ya Serie A. Urumva Serie A ikinite Mize Serie ni championnat mbi. Nagari mbi. Inter yari yageze final. Inter uyu mwaka ubanziriza uyu dusoje champion. Uheruka Inter yakinye final. Ya Champions League. Napoli yari yitwaye igikombe. Utanibeshe tukagira ngo Victor Osimhen kujya hariya muri Turkiya wenda nuko yari umukinnyi wari wabaye mu bihoya. Ibyo bintu bitandukanye. Osimhen n'umuntu ukunda amafaranga. Turi kumwe na Nigeria kina n'amafaranga. Igitego yatsinze urakibuka? Nibyo. Yaragitsinze. Yakuye umupira muri centre. Aragenda deposa mu izamu. Umupira gute? Byagenze gute? Sije Dikoro yakubise komanziteri. Kanga agashora baragaterekamo. Dore ikintu ndi kuvuga. Biriya se Gyökeres nibibananiye. Ariko dore Traore umuntu ukina n'Amavubi akaba atanacenga n'abakinnyi babiri b'Amavubi. Acenga ajya. Rose ubundi Arsenal ikeneye umuntu ucenga. Oya. Dore cyo kintu nkeneye. Je Arsenal. Ndi buribuke ejo turi kuganira turi kuvuga uburyo uwitwa Pep Guardiola yageze akavuga ngo byamunaniye kwiyadapta kuri je ya Man City avuga witwa Erling Braut Haaland twe tugiye kugerageza gukina tugendeye kuri je tugatangiye gutsinda ibitego. Dore icyari rero Arsenal buri gikinamo umwataka ifite uwo ari wese ukina muri izi formatting za Victor Gyökeres z'imbaraga zirimo umubiri mwinshi kurusha technique batari adapta kuri we niyo wazana umeze ute. Ibyo byarananiranye kuri Victor Gyökeres. Narakunze no kuvuga muri mwaka tuvuyemo. Icyo mvuga kuri Victor Gyökeres. Victor Gyökeres aracyafite kwa kuguru gutsinda 56 muri sezo yakoreye muri Sporting. Arteta uburyo ugomba gukinisha Victor Gyökeres ufite umwata kurutana wose. Victor Gyökeres unarkana kubwiza Victor Gyökeres Arsenal ifite. Uwiyadapta ukamukinisha neza yagumusaruro to Osimhen. Nibidashoboka se ntabwo byabura gushoboka Arteta nabyige nava ibintu bya Osimhen ko na Osimhen namuza Gyökeres azamera nka Victor Gyökeres. Ikintu ni kuko hafi ikintu kukubwira cyo Victor Osimhen yadapta kuri situation zose. Match ze muri Napoli ni ikipe y'igihugu no muri Galatasaray. Muri Galatasaray naramubonye muri Champions League atangiza baro
ajya mu kibuga hagati agatangiza baro apasa yongera imusanga imbere ni mu gihe Victor Yokeres ariko se muri ndagushidikanya ihe task ugenda urebe match za Champions League yakina Victor Yokeres nimba ari n'umuntu ufite work rate yo hasi Victor Yokeres icyo ndavuga Osimhen vuze Yokeres uvuze Osimhen ni ufite work rate yo hasi nyine ngiye kuri nge mbibona ni ufite work rate yo hasi ubibona Victor Osimhen Victor Osimhen equipe Victor Osimhen ngiye ko mubona yamanzitse ranje mutsi kandi ugira ngo yavanye baro mu kibuga hagati aragenda arayitsinda ubwo sagera hagati ubwo sagera arahagarara none kandi basi twari nise baro yikuye he manzitseri yananiwe gukiraringa baro mu kubita jet ikoro baragenda ibyo Victor Osimhen ari muri babataka none sibyo ibyo bitego ntago bani mufu yabitsinze uyu si umwataka wa Arsenal n'unyobye Victor Osimhen ari muri babataka bajya muri surface de l'opération ya opponent cyangwa se adversaire bagategereza kubaho imipira that's not ntabwo njye ndibubyemere nta kibazo wowe fata sofa ujye kuri chat sibyo ujye kuri playing chat ibyo bintu ndakwigaritse Victor Osimhen akina ate nyine nibyo nikubwira ngo situation yose ayikinamo none se iyi mikinire Harry Kane ari gukina muri uretse nk'urugero iyi mikinire Harry Kane ari gukina muri Bayern Munich niko yakinaga muri Tottenham ibyo ndabyumva Harry Kane we niko yakina Harry Kane yagarukaga hagati ndakubwira ngo biterwa na konsiye y'umutoza ahubwo icyo kwiga Harry Kane abari imbere baba bari kwatakwa gasubira inyuma nibyo rero nikubwira ngo ni konsiye y'umutoza ahubwo ikibazo umukinnyi konsiye arayumva nicyo ugomba kwibaza muri Galatasaray Osimhen ibyo bintu arabyumva kandi arabikina yego twaramubonye akina na Liverpool Traore Victor Osimhen ni umwataka uza akaza ama defenseur akaza gucunga baro kwa kundi ubuhanga bwe nemera ari nabyo bintu nkubwira byitego yatsinze manzitsiye ni bamwataka wa Maneko ariko na nguvu baro abagucunga uri bukorere rimwe ugahita usanga zinyeganye ikindi kintu cyananiye Victor Yokeres nyine nukugira izo ngufu zituma tsinda aerial balls nyinshi zishoboka ariko nitera amakoroneri buri kanya nitera kufura buri kanya kubera icyo atari bubitsinda bigatsindwa na Magalhaes na Basaliba ikibazo nicyo ndikubwira Arsenal iramutse Arteta yicaye ubwo akavuga ati mfite rutayizamu nakuye muri Sporting atsinda 50 na muri saison singiye gukina kuri style Arsenal gusa ngiye no kumureba kugira ngo yadapte muri ikibazo rero nagucyumva ikibazo nagucyumva icyo 30 muri champion ninde uzaza kumukinisha ibyo bintu erega icyo uri kuvuga Victor Yokeres arusha Osimhen mu biki amurushikiza oya simbyemera ibyo uri kuvuga Victor Yokeres rero kumwiza tega amatwi icyo kintu uri kuvuga cya Victor Yokeres ko situation bananiwe kuyimwadaptaho cyangwa se Arsenal yananiwe kwiyadapta kuri Victor Yokeres icyo kintu ndacyemera se mwataka wa mbere uje mwaka wa mbere bikanga mu agahita agera ku musaruro icyo kintu uri kuvuga umwaka ushize ngiye narakivuze ngira ngo ndanarambirwa nabani Arsenal Odegaard na Eze bibarangije Yokeres kandi kuko niko kuri guhari bananiwe kumupara ariko haje abandi bapeti bashya reka nkubwire hari umuntu waje gukina icumi kugira ngo icyo kintu uri kuvuga kugira ngo gishose ereka uzarebe ngo uyu mutaramu Yokeres yakinaga te muri Sporting sibyo Yokeres muri Sporting imipira yose yamugeragaho muri box akora tapping sibyo Galatasaray n'agenda za Galatasaray zirega yavuye muri Napoli nasubira yaje no muri za Inter ariko cyo mbona kuri Victor Osimhen ngiye nemera ko Arsenal mu mikinire yayo harimo ikintu nyine bamisinze bakinana n'uwo bita Victor Yokeres barakibuye urumva ariko icyo kintu babuze ni pro communication ariko ntago twabonye Victor Yokeres ntabwo ari communication ni abilité y'abakinnyi bakina mu kibuga hagati muri Arsenal nyine kandi ari communication handi yo kuvuga ngo ni handi ntabwo ndi kuvuga communication yo kuvugana nyine yo guconnectana imipira tubyite connection handi yo kuvuga ngo ndi Victor Yokeres ndi imbere ariko abafasha umupira nimba ari Bukayo Saka murawuma gute murankinisha ariko iyo ugiye kureba work rate ya Victor Yokeres iri hejuru Victor Yokeres agaruka inyuma agafasha hagati mu kibuga turamubona agakora ibyo bintu nabyo arabikora bitewe na system nta kibazo iyo work rate nta kirahari ariko jewe mu kintu cyitwa style ya Arsenal kinamo
kubigendanye n'umwataka Arsenal ikeneye uyu munsi ikeneye umeze gute ntabwo ikeneye abantu nk'abafiki ikeneye umeze gute mu describe urugero rw'umuntu umwe Arsenal ikeneye umwataka ufite profile nk'izabahura na Alvarez uteye gute Traore turi muri build up turimo turakora igitego umwataka uza akaba donc atari kuvuga ngo n'undi ugumayo ntabwo agumayo agumaheze Osimhen yavuye kuri box ya adversaire ahantu hagarara nyine harazwi naharenga nyene wa mwataka niba bateye kona bagiye no gutera gakona bagiye gutera kona nyene wa mwataka utari bugume mu kibuga cya adversaire akoze uzimere ko ajya ngo ni muri igitego uzimere ko ari umuntu ushyira baro hejuru akayigendana metero 20 mwataka nyene wa mwataka uza ari hafi ya box yawe mugitangira build up ukimuhaba akermina abantu batatu barakayishora akanyana gatsinda igitego kose urabizi ko Arsenal nicyo kintu ikeneye Arsenal nicyo kintu ikeneye Arsenal ahantu connectivity ifira ibyo ari byo NDP yaravuze ahantu connectivity ya Arsenal connection ya Arsenal icikire ni igihe umupira ugeze kuri Martin Odegaard na Iberchieze mu byukuri Saliba utangiza neza cyo kimwe na Magalhaes ukaza Declan Rice akawukonvertisa ariko ugeze kuri Martin Odegaard nyine ni ikibazo cy'aba playmakers wa Arsenal abantu bitwa ba Odegaard nicyo kintu cyananiye no kwemera kuri umva ngubwira ikintu cyananiye kwemera kuri Odegaard abantu baramusingiza yambaye burasari nibyo ariko niba ashobora kurangiza match nta pass ebyiri ahaye umwataka de point icyo kintu rwose cyarananiye ikintu gihari umwataka wa muntu uri playmaker wa Arsenal afite baro wa mwataka kwita ushaka kujya ahantu hahandi kugira ngo ujye kumuha baro bisaba gushyiramo physique nk'iza Messi none se cyo kibazo Gyökeres afite nyine dore ikintu cyari rero Arsenal ikeneye striker wiyaminiya uvuga ngo niba ndi hafi na Odegaard barakayima nje ndinjira muri box chance abantu tsindi igitego kandi ari byo n'isi Gyökeres ibyo biramunaniye ntabwo ari umuntu ucenga ducenga tugufi oya yori anta baroka yikurikira agashota none se Traore reka nkubaza Arsenal nibishaka umwata gusimbura Victor Gyökeres nishaka umwataka nje naguha ufite profile ya Julian Alvarez yewe icyo nacyemera ko reka nkubwire ntabwo gatandukanye na Gyökeres reka nkubwire ntabwo batandukanye siko byemera reka ahubwo Gyökeres no kuri nje Arenzo Smith hari icyo nemera kimwe mu byo muri kuvuga hari ikintu kimwe nemera nuko Julian Alvarez yaba premier option ya equipe ya Arsenal icyo ndacyemera ndacyemera rwose pe kuko Alvarez yadukonfaminze ko ari umukinnyi ushaka gukina 10 akaritsindiraho ibitego agakina nka post striker inyuma ya Sirifase warabitera inyuma ya Sirifase akabitsinda no kumakufura arakwica cyane rwose n'umukino ugaragaramo muri finale y'igikombe cy'isi ya 22 ni confirmation yacu muri no kwatakwa Alvarez arakora ikibazo mfite Alvarez Arsenal nitamubona zinde ebyiri igumane Victor Gyökeres none ubundi izanye Osimhen Gyökeres yamwirukana oya nyina ariko n'ubundi babazanye umuntu ushaka kujya kugenda ukajya hano Ireme ukagura y'umuneke wagera na Nyabugogo ukagura y'umuneke ukayigeza mu rwose umwe ari poyo undari fi oya ngewe icyo nemera oya Shafi ntabwo turi kumvikana icyo kintu usibye ko the way that you can say wenda nibyo bya Osimhen nuko ashobora kuba ari nako akina nanemeye yuko wenda akina nka Gyökeres nziko nanone iyo umutoza yabuze ibitego ashobora gukinisha double striking force icyo kintu kigashoboka Gyökeres kimwe mu bintu ngiye namushinja nuko agaruka gufata fuzi tuma tsinda aerial balls nyinshi zishoboka ariko nitera amakoroneri buri kanya nitera kufura buri kanya kubera icyo atari bubitsinda bigatsindwa na Magalhaes na Basaliba ikibazo nicyo ndikubwiye Arsenal iramutse Arteta yicaye ubwo akavuga ati mfite rutayizamu nakuye muri Sporting atsinda 50 na muri saison singiye gukina kuri style Arsenal gusa nje no kumureba kugira ngo yadapte muri ikibazo rero ntabwo cyumva ikibazo ntabwo cyumva yatsinda 30 muri champion ninde uzaza kumukinisha ibyo bintu erega ibyo icyo uri kuvuga Victor Gyökeres arusha Osimhen mu biki amurushyikize oya simbyemera ibyo uri kuvuga Victor Gyökeres rero uri kumwita tega amatwi icyo kintu uri kuvuga cya Victor Gyökeres ko situation bananiwe kuyimwadaptaho cyangwa se Arsenal yananiwe kwiyadapta kuri Victor Gyökeres icyo kintu ndacyemera se mwataka wa mbere uje mwaka wa mbere bikanga mu agahita agera ku musaruro icyo kintu uri kuvuga umwaka ushize ngiye narakivuze ngira ngo ndanarambirwa nabani Arsenal Odegaard na Eze bibarangije Gyökeres
kandi kuko niko kuri guhari bananiwe kumupasa ariko haje abandi bapeti bashya reka nkubwire hari umuntu waje gukina icumi mucyashya kugira ngo icyo kintu uri kuvuga kugira ngo gishoze erega uzarebe ngo uyu mutaramu Yokeresi yakinaga ate muri Sporting sibyo Yokeresi muri Sporting imipira yose yamugeragaho muri box akora tapin sibyo za Galatasaray zirega yavuye muri Napoli nasubira yaje no muri za Inter ariko cyo mbona kuri Victor Osimhen nge nemera ko Arsenal mu mikinire yayo harimo ikintu nyine bamisinze bakinana n'uwo bita Victor Osimhen barakibuye urumva ariko icyo kintu babuze ni pro communication ariko ntabwo twabonye Victor Osimhen ntabwo ari communication ni abilité y'abakinyi bakina mu kibuga hagati muri Arsenal nyine kandi ari communication handi yo kuvuga ngo ni handi ntabwo ndi kuvuga communication yo kuvugana nyine yo guconnecta imipira tubyite connection handi yo kuvuga ngo ndi Victor Osimhen ndi imbere ariko abafasha umupira nimba ari Bukayo Saka murawuma gute muranyinisha ariko iyo ugiye kureba work rate ya Victor Osimhen iri hejuru Victor Osimhen agaruka inyuma agafasha hagati mu kibuga turamubona agapfa ibyo binabikura nabyo arabikorana bitewe na system nta kibazo iyo outlet nta kirahari ariko jewe mu kintu cyitwa style ya Arsenal kinamo kubigendanye n'umwataka Arsenal ikeneye uyu munsi ikeneye umeze gute ntabwo ikeneye abantu bafite ikeneye umeze gute mu describe urugero rw'umuntu umwe Arsenal ikeneye umwataka ufite profile nk'izabahura na Alvarez uteye gute Traore turi muri build up turimo turakora igitego umwataka uza akaba donc atari kuvuga ngo n'undi ugumayo ntabwo agumayo agumaheze Osimhen yavuye kuri box adversaire ahantu hagarara nyine harazwi naharenga nyene wa mwataka niba bateye kona bagiye no gutera gakona bagiye gutera kona nyene wa mwataka utari bugume mu kibuga cya adversaire akoze uzime